dutangiye episode ya kabiri ndetse nizere ko iyi nkuru iri kuba yabashimisha ndetse muribuka ko twasoje Nyiramwiza wacu ari kuba yabwira umusore wacu ahangaha ati njye ntago nshaka kuba nakongera gutahana nawe, ati ibyo wankoreye, ati bwa bukwe twakoze butemewe n'amategeko mu modoka, ati narabubonye. Ubwo umusore wacu ahangaha nawe niko gutangira kuba yamukorakora amubwira ati reka imikino wana tugende. Ubwo umukobwa niko kuba yamubaza atari ku bundi uri kunjyana he wowe? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati hama hamwe tube twajya kubita. Ndetse niba mwibuka neza muri episode ya mbere y'ubushije twari twabashije kubona ko uyu musore yari yabashije kuba yafatirana aka gakobwa mu gihe karimo kamutabara mu kabwibwi. Agakobwa ahangaha kari kahahamutse. Ubwo ngubwo muribuka ko cyagihe mama w'umukobwa yazanye impapuro azereka uyu mukobwa ndetse ari kumwe n'umusore amubwira ati mbwira ukuntu wabashije kuba watwita, ati ibingibi binsobanurire. Ubwo ngubwo umusore banza yari yatekereje ko umukobwa yabashije kuba yamutera inda muri uwo mugoroba. Ndetse kandi niba mwibuka neza umukobwa wari watwite ntago ari uyu nguyu, ni mukuru wiwe uri ku bitaro ndetse ni nawe wari wagiye abeshyera uyu nguyu ko ari utwite ko impapuro ari iziwe. Ndetse ahangaha bagiye agakobwa kari kuba kakivugisha mu mutima ati ubu ngubu bagiye kuba bamfata, bagiye kuba bamvumbura ibyanjye bigiye kuba byarangira. Ubwo niko kuba kakiga imitwe gatangira kuba kamubeshya kabanza kuba kamwitegereza, karangije karamubwira ati ariko ubu ngubu ndatekereza ibitaro byafunze, ati se ubu ngubu tugiye ku bitaro kuhakora iki? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati niba ibitaro byafunze ndaje nkwereka ahandi hantu tujya, ati ubwo ngubwo ibisubizo by'ibibazo tuzajya kuba twabireba ejo. Bidatinze Riyu yahise azana ka Nyiramwiza ahangaha mu rugo. Ubwo ngubwo ubona ko nuko nguko kaje. Ndetse muribuka ko bari bakoze mariage ahangaha bafite seritifika za mariage. Ubwo ngubwo Nyiramwiza niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se ahangaha unzanye ni hehe? Turashaka kongera kuba wamfatirana se nko muri rya joro? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati wowe nakubwiye ngo icyo ugomba gukora, ati hama hamwe wumva utuje. Ubwo niko kuba yamufata arangije amusunika aho ngaho mu ntebe yari iri aho ngaho imbere. Ubwo ngubwo umusore niko kuba yamwegera aramubwira ati ubu ngubu ni njye nawe ahangaha. Ubwo ngubwo yatangiye kukegera gake gake ndetse nako gatangira kuba kagira ubwoba. Banza kari kwibuka muri rya joro ukuntu bari bagakubitiye kuri ka kandi ubwoba butangira kuba bwagataha. Ubwo ngubwo kari gusenga kari muri Mana mfasha ntansome. Umusore arangije nawe muri ako kanya ahita yihagurukira. Ubwo atangira kuba yakabwira ati ngiye kuba najya muri dushe cyangwa se ngiye kuba nakoga, ati ntuze kugerageza kuba wava ahangaha ngo uhunge, ati kuko nagushaka ahantu hose. Reka nkwibutsa kureba neza niba warakoze subscribe ngo utazajya ucikwa inkuru nk'izi ngizi ziryoshye kandi zitwigisha isomo mu buzima bwacu. Ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kuba wakabona utari ushobotse aho ngaho. Yatangiye kuba yamubwira ati reka niryamire mu gituza cy'umugabo wawe ahangaha se cyangwa cya CEO wa Rule Group. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati ariko sheri, ati ibingibi urumva wabishimye buriya? Ubwo ngubwo Riyu nawe niko kuba yamubwira ati se twembi turi ahangaha. Ubwo ngubwo byagaragaraga ko Riyu atitaye ku gakobwa kari aho ngaho. Muri ako kanya ubwo umukobwa atangiye kuba yakisekera, mama wiwe yaraje. Ndetse turabizi mama wiwe ahangaha akunda kuba yagira amahane. Ubwo yari ari kumwe na musaza w'umukobwa aho ngaho. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati wowe w'umuhombyi, ati ubu ngubu ugiye kuba wansobanurira ahantu wabashije kuba waraza umukobwa wanjye, ati ugiye kuba wambwira impamvu, ati kandi ninsanga hari aho wamuhangamiye cyangwa wamukomerekeje, ati uraza kuba wabyishyura. Ubwo Riyu nawe ahangaha niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ariko njye n'umukobwa wawe twakoze mariage, ati kandi nta n'ikintu mwabikoraho. Ubwo umusaza w'umukobwa niko kuba yatangira kuba yabwira umusore ati ariko wowe ndi kubona waravangiwe, ati warasaze, ati uzi ko umugabo wari ugiye kuba yajyana mushiki wanjye, ati yari ari gutanga miliyoni 3 z'amayuwani. Ubwo umusore niko kuba yakurayo telefone muri ako kanya ndetse ari no kuba yakisekera. Arangije atangira kuba yakandagura muri telefone. Twe sinzi ibyo yari ari kuba yakandagura turi kuba twabibona.
ubwo umusaza w'umukobwa akiri aho ngaho kuri konti yiwe abona hariho miliyoni 300 z'amayuwani. ubwo ngubwo mama we niko kuba yabibona aravuga ati ibi bintu ntibisanzwe, ati that's so strange. ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati sheri uri mu biki. ubwo umusore niko kuba yamubwira ati nawe ati sheri yaterega njye nawe twakoze mariage, ati kandi icyo mu rugo iwanyu bari buze kuba bategeka ubwo ngomba kuba nacyubahiriza. ubwo umusore ahangaha atangiye kuba yamubwira ati mama, ati uyu musore afite amafaranga, ati reka tube twamucaginga n'andi ataduha amafaranga menshi. ubwo umudisi nyiramwiza ahangaha yarebye ibyo umuryango we uri gukora abona ntabwo ari by'ubwo musaza niko kuba yatangira kuba yabwira umusore ati mushiki wanjye, ati ubungubu ko muri afite imyaka 22, ati kandi yari agiye kuba yajya gukora mu bihugu byo hanze, ati kandi umushahara we w'ukwezi wari kuzaba miliyoni 8 za buri kwezi. ati rero urumva ayo mafaranga yari kuzaba ari menshi, ati yagombaga kuba yasavinga umuryango wacu ndetse ukadutunga tukabaho neza kandi tukabaho twishimye tudasabiriza. disi murajye munyumvira amagambo y'umusore ahangaha musaza w'umukobwa. ubwo umusore yatangiye kuba yamubwira ati se ko numva ibintu wabigize ubucuruzi, ati noneho urifuza iki. ubwo ngubwo umusore nawe ahangaha nta bwoba yari afite namba, nta bwoba na buke yari afite. kumbe barakwereka amagambo yari ari kuba yavuga. umukobwa we nyiramwiza yari ari kuba yamureba ari kwibaza ibyo sheri wiwe arimo yabiyobewe. ubwo umusaza w'umukobwa niko kuba yamubwira ati ubungubu dushaka miliyoni 8 z'amayuwani. ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo. ubwo bakiri aho ngaho haje amakamyo menshi ndetse azakurikiranye arimo rihuta byatari, arimo kwihuta cyane. barakwereka yahise havamo abagabo, buri wese ava mu ikamyo yiwe yaje atwaye. situzi kandi aba bagabo baragenzwa n'iki cyangwa se bazanwe n'icyangaha. batangiye kuba bafunga karuvati neza ndetse barakwereka harimo na wa musekereteri wa DU ahangaha nawe yaraje. ubwo ngubwo baje hano buri wese afite box yiwe. barangije basuhuza Liu ati mwaramutse nyakubahwa. ubwo barangije batereka ya mabox hasi ndetse yari yuzuyemo ibiceri byinshi. ubwo sekereteri niko kuba yamubwira ati bifate nk'aho byarangiye boss, ati akazi kakoze twebwe ibyo wadutumye turabizanye, ati impano yawe kuva muri Liu group, ati ngiye ahangaha. ubwo mama w'umukobwa yaritegereje ahangaha, ubwo wabutangira kuba bwamutabwa umusore. Liu niko kuba yatangira kuba yabwira musaza w'umukobwa ati ubungubu turi saa 6, ati bize kugera saa 11 warangije kubara aya mafaranga yose ube wayatwara. barakwereka musaza w'umukobwa ahangaha yahise apfukama hasi, apfukama ku mafaranga ati ndakize, ati mana ndakize. ubwo mama w'umukobwa aratangira kuba yabwira umusore ati wibijyana kure ariko. ubwo umusore nawe yatangiye kuba yakitegereza mama w'umukobwa, arangije aramubwira ati ubungubu mwashatse business, ati reka tube twazikora. ati se sibyo mwifuzaga, ati dore amafaranga ngayo we nayabare nibiza kugera saa 10 zuzuye aze kuba yayatwara. disi ka nyiramwiza ahangaha ko kari kumiwe kari kuba kareba umusore gusa, ndetse umusore ababwira ati kubera iki muri kuba mwagurisha umukobwa wanyu, ati ntago ari mwe mwamubyaye. ubwo mama w'umukobwa nawe niko kuba yamwitegereza yumva amagambo umusore ari kuba yamubwira. umusore akomeza amubwira ati ngewe umukobwa wanyu ubungubu ndamukunda kandi ndamwishimiye, nta kizamubaho turi kumwe. ubwo mama w'umukobwa amaze kumva amagambo umusore ari kuvuga yatangiye kuba yarakara. umukobwa aramubwira ati ariko ibi byose uri kuba wakora ntago byari ngombwa, ati ntago byari ngombwa habe na gato. ubwo Liu ahangaha yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ariko famiye yawe urabona ko ariyo yabitangije, atari ikunda amafaranga cyane. ubwo umukobwa yahise yegera gisaza cyiwe ahangaha, arangije atangira kuba yagikubita inki muri ako kanya. ubwo umusore nawe niko guhindukira ari kumubwira ati sisi, aturi kuba wampora iki. ubwo mama we niko kuba yatangira kuba yamubwira ati nawe ariko warengereye. ubwo umukobwa niko kuba yabwira umusore ati ibingibi byose wakoze ntago byari ngombwa kuba wabikora, ati ibyo wari wakoze byari bihagije. ubwo ngubwo mama w'umukobwa nawe yatangiye kubona akasebye, atangira kuba yababwira ati ariko ibingibi natwe ntago ari byo twashakaga. ubwo ka nyiramwiza niko kubwira mama wako kati mama ibingibi muri kuba mwakorera uyu musore
ati ntago ngende kuba nabishima habe na gato. Ubwo mama w'umukobwa niko kwegera umukobwa agiye kuba yamukubita, umusore atangira kuba yamufata. Ubwo mama w'umukobwa niko kongera kwegera inyuma ari guseka, aravuga ati yego, ati noneho ubu ngubu ndi kuba nabibona, ati agakungu mubashe kuba mufitanye muri iyi minsi, ati so ibi ngibi muri kumva muzabicikira hehe? Ubwo Riyo ahangaha yatangiye kuba yababwira ati ubu ngubu tugiye kuba twabishyura izo miliyoni 8 mushaka, atari ko uyu mukobwa uri ahangaha Nyiramwiza, ati muze kwa mwamuha amahoro yiwe ashaka. Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira atari ko ibi ngibi mwakoze, ati ntago byari ngombwa, ati kandi nizere ko nimuba mwamara kubona ayo mafaranga mutari buze kuba mwakongera kuba mwakitwara gutyo. Ubwo niko kuba yahindukira areba umugore wiwe cyangwa se sheri wiwe, aramubwira tugomba kuba wahereza amafaranga iwanyu, atuze kuba wabahereza izo miliyoni 8 kuri konti yabo. Disa agakobwa ka Nyiramwiza ko kari kumiwe, kari kuba kareba ukuntu umuryango w'iwabo wishimiye kuba wakagurisha ku muhungu w'umukire, ndetse kandi ibi ngibi ntago byari byiza habe na gato. Ubwo ngubwo Riyo niko kuba yababwira ati umugore wanjye ataraza kuba yabohereza ayo mafaranga mushaka kuri konti yanyu, atari ko muhagarike kuba mwakora ibyo bintu. Ubwo umusaza niko kuba yavuga ati izo miliyoni 8 abe yazohereza. Kumbe barakwereka ka gakobwa kamwe kahoraga agatsinda mu ishuri, karagarutse ahangaha kati ubu ngubu umukobwa wanyu yashyingiranwe n'umuhungu w'umukire, ati kandi ibi ngibi ntago ngiye mbashe kuba nabyishimira. Ubwo Nyiramwiza niko kuba yamwegera atari ko bite byawe kuri kuba wangenda ahantu hose unshaka hiki. Ubwo katangiye kuba kababwira ati ubu ngubu ngiye nahaye divorce umugabo wanjye, ati kandi ndizera ko ngiye kuba naba umugore wa Riyo ahangaha. Ubwo niko kuba kahindukira karamubwira ati Riyo, ati ngiye nemeye kuba nafata inshingano, ati se wowe nta gahunda ufite, ati ngo ujye kuba wakubita kuri ka kandi. Ubwo umukecuru niko kuba yamubwira ati iri shyano ry'umukobwa ra, ati uyu mukobwa buriya we noneho abashije kuba yavaye ko numva afite imbaraga z'ikuzimu. Ati ubwo umukecuru niko kuba yatangira kuba yamubwira ati mukobwa wanjye, ati ubu ngubu ndakurekuye turi free, ati wemerewe kuba wagenda. Ubwo umukobwa niko kuba yabwira mama wiwe atari ko mama, ati ibyo wakoze nabashije kuba nakubona wowe na musaza wanjye, ati ubu ngubu ndatekereza njye nawe tutazongera kuba twabonana. Ubwo Kaminjo ahangaha kagasazi nako katangiye kuba kavuga ati ariko uyu mukobwa akomeje nawe kwishyanutsa, ati nuba ari uko yabashe kuba yashyingiranwa n'umusore w'umukire, ati sinzi impamvu. Ubwo ka Nyiramwiza kacu nako katangiye kuba kakegera Riyo ahangaha karamubwira ati se sheri, ati ko numva ahantu hatameze neza, ubundi waretse tukaba twakigendera, ati nkaba nakwereka ahantu tuba twakigira. Ubwo umusore nawe niko kuba yabwira babarinzi biwe ati mwe mwasukura ahangaha ndumva hatari umwuka mwiza, ati kandi mwe mwazana na perfume nziza muze kuba mwahapuriza cyangwa se mwahatera, ati koko ndumva hari umwuka mubi. Ubwo ngubwo Minjoni nawe nyirashyano wacu agiye kuba yabakurikira, sekereteri niko kuba yamubwira ati wowe ufite umwanya wo kuba wava ahangaha, ati kuko ntago ubarizwa ahangaha. Ubwo kwa gushyanuka kwaka ati se ndava ahangaha nyure hehe, ati inzira yakubuzanye ataba ari yiba yagusubizayo. Barakwereka umukobwa we na sheri wiwe bageze ahangaha gatangiye kuba kamuhamagara ati sheri karangije kisubira ati ariko siniya, ati wakoze kuba wampesheje ishema imbere ya mama wanjye zo kuba namuha miliyoni 8 bivuye mu biganza byanjye, ati kandi ndizera ntashidikanya ko nzaba nayakwishyura nimara kuba nayabona, ati mfite amasezerano hano muri kampani yanyu yo kuba nakora imyaka 5, ati urumva rero amafaranga nyuma y'imyaka 5 nzaba narayabonye, ati nzabasha kuba nakwishyura ntube wagira ikibazo. Ndetse ahangaha Riyo yabonaga agakobwa kahangayitse, arakabwira ati nta mpamvu yo kuba wahangayika, ati ahubwo ngwino tube twajyana mu rugo, ati ngwino tube twajyana mu rugo mbashe kuba nagira ibyo nkwereka. Arakwereka agakobwa ahangaha kazanye mu rugo gatangira kuba kakitonganya, ndetse muribuka ko kari kamaze kuba kabwira umusore Riyo ati ngomba gukora imyaka 20, ati nkinjiza miliyoni 2 ndetse na 500 kugira ngo mbashe kuba nakwishyura, ati ariko wowe icyo usabwa ni ukuba wangaburira,
ubwo umusore wacu uriyo ahangaha yaje akabwira ati se urashaka ko nkwereka dokima zanjye cyangwa se ibipapuro byanjye bigaragaza itariki zanjye z'amavuko? ubwo umukobwa wacu niko kuba yamubwira ati reka ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa muri uyu mwanya. ati umuntu wanjye twararanaga kubera ko yahoraga gutekereza ijoro ryose yakoreshaga password yajyaga akoresha ryari izina ryawe n'itariki z'amavuko zawe. ati ubwo rero ndabizi nta mpamvu yo kuba wakongera kuba wabimbwira. ubwo umusore muri ako kanya we yatangiye kuba yakitegereza mu byo kari kuvuga, kari kumubwira ati ubu ngubu ndateganya kuzabaho ubuzima bwiza. ati kandi ngomba kuba nakora utuzi dutatu kube kugira ngo mbe nakwishyura ideni mbashe kuba nkurimo cyangwa se nkufitiye. Disi ubwo kari kuvuga umusore we yakomeje kuba yakareba, karangije gakomeza kari kuvuga. ubwo umusore we niko yari ari kuba yakareba, kagiye kuba kahaguruka, umusore niko kuba yagakurura, karangije karongera kagwa mu ntebe. ubwo nuko umusore yari ari kuba yakareba, arangije atangira kuba yakabwira ati se mbe nafata inshingano? ubwo agakobwa kibutse ibyabaye wa mugoroba, ndetse muribuka ko nabwo yari yakabwiye ati ni njye ugomba kuba wafata inshingano. ubwo agakobwa katangiye kuba kagira isoni ahangaha kirebeshwa ku ruhande, ndetse umusore nawe ahangaha yari yacecetse amagambo ari kuba yaba makeya. murabizi ngo ahangaha ikiba kigezweho aba ari ibikorwa bigomba kuba byajya mbere. ubwo agakobwa kakomeje kamwitegereza ahangaha, umusore niko kuba yakabwira ati kandi ngiye kuba nagakubita nkababaze. ati kandi ntuze kuba wahamagara abaturanyi bitaza kuba byababangamira. ati kandi nizere kuri buze kuba wabyishimira. ati kuko ndaza kubikora bitandukanye na wa mugoroba cyagiye nkufatirana. barakwereka bidatinze mu gitondo bwarakeye, ndetse umukobwa yagombaga kuba yaza ahangaha akagira ibyo bayagura muri za miliyoni 8 yari yahawe n'umugabo wiwe. ubwo ngubwo nuko yatangiye kuza yitegereza ahangaha, ndetse abona hari ibintu byinshi by'agatangaza byari bihari muri ako kanya. atangira kuba yavuga ati ibi bintu byanga ni byiza pe. ati ni byiza. ubwo ngubwo yaje gake yegera umureceptioniste wari uri aho ngaho, atangira kuba yamubaza ati mwaramutse madamu? ati mwaramutse neza. ati ubu ngubu ndi hano, ati kuba nagira ikintu mbasha kuba nagura. ati se twaba twakumvikana igiciro nkaba nabishyura nkava ahangaha? ubwo umugore wari uri ahangaha nawe yatangiye kuba yamubwira ati se ubu ngubu urabona amafaranga uza kuba wakwishyura? ati iyi project y'ahangaha? ubwo ngubwo niko kuba yatangira kumwegera aba yamusobanurira, aramubwira ati amafaranga tutajya munsi ubu ngubu ni miliyoni 18 z'amayuwani. ubwo ngubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ayo mafaranga ko ari menshi cyane. ubwo umukobwa aramubwira ati rero niba utabasha kuba wayishyura, ati reka kuba wantera igihe n'umwanya, ati va ahangaha. ubwo umukobwa nawe niko kuba yakurayo ya karita yo muri Ru Group. ubwo umukobwa wari uri ahangaha no gutangara kwinshi aravuga ati ntago nakizera ko uyu muhombyi yaba afite ikarita imeze gutya. ubwo niko kuba yavuga ati ubu ngubu reka mbe najya guhamagara Mr. Hani cyangwa se nyakubahwa Hani. ubwo umukobwa akiri aho ngaho barakwereka hari undi nyirashyano wavuye aho ngaho tutaramenya we ngo ninde. ubwo ngubwo nuko yaje yegera aho ngaho, ndetse yegera kuri proje ya wa mukobwa yari ari kuba yagura Nyiramwiza wacu. ubwo nyirashyano wacu wari ugeze aho ngaho niko kuba yatangira kuba yamubwira ati igihe kinini gishize, ati ubuzima bwiza, ati ubu ngubu ndabona warahindutse, ati suje kuba wakora icyangaha, ati ninde wakuretse ukaba wakinjira ahangaha wowe? ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati se we kuri ahangaha bimeze biti byawe? hubwo disi Nyiramwiza we yagiraga ikinyabupfura, yatangiye kuba yamusubiza ari kuba yakisekera, mbanza uyu mukobwa ari we nyakubahwa kazi Hani wahangaha bari bavuye guhamagara. ubwo ngubwo turabona na wa mukobwa yari ari aho ngaho. ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati ariko ibintu uri kuba wakora ahangaha simbizi, ati icyo nzi cyo nuko utashobora kuba wagura ahantu. ubwo Nyiramwiza we yari kuba yabasha kuba yamubwira ati ariko wowe bitwaze gakeya, ati ahubwo ubasha kuba wansobanurira ari iki mumfitiye ahangaha? ubwo nyakubahwa Hani mu gasuzuguro kenshi wari uri ahangaha yatangiye kuba yamubwira ati ariko ahubwo niba waje kuba wasaba akazi ko kuba wakora ahangaha, ati wajya koza amasahani mu gikoni. disi murajya mwumva ikinyabupfura cy'umugore wari uri ahangaha yari afite. ubwo Nyiramwiza nawe niko kuba yamufata ku rutugu
aramubwira ati si miliyoni 18 za yuwane mushaka, ati ndaza kuba nazibaha, ati mugabanye amagambo ubwo ya karita niko kuba yayishyira aho ngaho. Aramubwira ati ubu ngubu ngiye kuba nagura iyo property yanyu. Ubwo umukobwa ahangaha Nyirashyano niko kuba yamubwira ati gute watinyuka kuba wakora ibi ngibi ahantu hameze gutya, ati ubu ngubu ati niba ushaka kuba wakifata nk'indaya, ati genda ufate amafaranga yawe ujye kuyagura isukari, ati ujye kuba wayicuruza mu kabari kandi wicare mu kabari uko nguko. Ubwo niko kuba yatangira guhamagara abarinzi, ati sekirite ati musohori yinjije ahangaha muyikura ahangaha, ati mwe mwayijugunya ku muhanda. Ubwo ngubwo muri ako kanya barakwereka Ryu nawe yari yashyitse aho ngaho. Ubwo umukobwa atangiye kuba yamuhamagara ati nyakubahwa Ryu. Ryu niko kuba yamwima amatwi, arangije asa yegera umugore we cyangwa se sheri we aho yari yicaye. Ubwo nako niko kuba katangira kwishongora ka Nyiramwiza kacu kati nakubwiye ngo ndashaka kugura ahangaha, ati ntabwo uri kuba wanyumva. Ndetse ahangaha Ryu akimara kuba yahagera atangiye kuba yamubwira ati ubu ngubu mugiye kuba mwatugabanyirizaho discount ahangaha kugira ngo tubashe kuba twagura kampani yanyu. Ubwo Nyirashyano wari uri ahangaha nawe yatangiye kuba yabyanga. Ryu aramubwira ati rega wibuke ko ari twe dukontorora udukasi n'utundi dutoya tuba ahangaha, ati sinzi impamvu rero wowe ushaka kuba watugora cyangwa se watwigirizaho nkana gutyo, ati sinzi impamvu. Ubwo Nyirashyano nawe niko kuba yamubwira ati mu rwego rwo kuba nasaba imbabazi nyakubahwa kazi Ryu uri ahangaha ubwo ari we Nyiramwiza wacu, ati naba nakemera iyo mishyikirano yanyu. Ubwo Ryu niko kuba yamubwira ati watinze kuba wabyemera, ati tugiye kuba twakuraho izindi 20%. Ubwo ngubwo abari aho ngabo batangiye kuba bakifotorera, ndetse murabizi muri iki gihe byarateye ibintu byose bisigaye bikoreshwa interinete, ni ugufotora bagatangira kuba bagutaranga. Ubwo Ryu yatangiye kuba yamubwira ati sinzi niba biri buze kuba byakunda, atari ko biganiraho n'umugore wanjye wumve. Ubwo abantu bose bari bari aho ngaho batangiye kuba bavuga ati ukuntu yatangiye yishyongonotsa, ati none birangiye agiye kuba yajya hasi kubera kuba yakishyanutsa kwiwe. Ubwo abantu bari aho bo bari kwifatira amafoto murabizi byabo. Ubwo Nyirashyano wacu niko kuba yababwira ati ubu ngubu ngiye kuba nabasaba imbabazi, ati kandi ntimuze kuba mwazinyima, ati muze kuba mwangirira impuhwe. Ubwo ngubwo Nyiramwiza wacu ahangaha yari ari kuba yamureba, ndetse ari kwibaza ati se ubundi wajyaga kumenyera urwana n'iki. Reka nkwibutse kuba wadukorera subscribe utazacikwa na episode ya 3 ikurikira, ndetse n'ubasha kuba wakunda iyi nkuru uze kuba wadukandira kuri ka like, ndetse n'uba ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe cyangwa se tubwire uko uri kuba wabona iyi nkuru. Nubona hari icyo tugomba kuba twahinduramo nacyo kitubwire, ndetse n'uba wayishimira cyane uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe. Ndetse byarangiye umukobwa Nyiramwiza abwiye Nyirashyano wacu ahangaha ati urukweto rwamvuyemo ndashaka ngo ube warunyambika, ese azarumwambika.